Reka muvuge Bibiliya, igitabo cy'ubugingo urimo agakiza ka Yesu. Magambo yawe aromora, akiza inguma zo ku mutima, ku mavi niho namenyeye agaciro kawe. Kandirimbe Bibiliya, igitabo cy'ubugingo wanyeretse Mwami Yesu, ndamusanga arankiza. Kandirimbe Bibiliya, igitabo cy'ubugingo wanyeretse Mwami Yesu, ndamusanga arankiza. Bibiliya, Ega ni wowe kidendezi, nta cya kindi Betisayida umunyabyaha ariyuhagira. Akera uri igisabo gicungwa, n'abarambije batuje, abarambiwe batashye, genda kwikundira. Kandirimbe Bibiliya, igitabo cy'ubugingo wanyeretse Mwami Yesu, ndamusanga arankiza. Kandirimbe Bibiliya, igitabo cy'ubugingo wanyeretse Mwami Yesu, ndamusanga arankiza. Iyo ndambuye mbona amaraso yayandi Yesu yambiriye i Karuvari ku musaraba. Amina, ufite ibanga rikomeye rizwi n'abakemye ku mutima. Reka ngushimire Bibiliya, ye warankijije. Kandirimbe Bibiliya, igitabo cy'ubugingo wanyeretse Mwami Yesu, ndamusanga arankiza. Kandirimbe Bibiliya, igitabo cy'ubugingo wanyeretse Mwami Yesu, ndamusanga arankiza. Kandirimbe Bibiliya,